reka turebeshemo hano akaragamo baro ariko umuzamu afata umupira neza cyane hano. Reka turebe hano. Yes, tubibutsa yuko iyi ari match yahuzaga ikipe ya Nyamirama ndetse n'ikipe ya Nkoma aho bakiniraga ku kibuga cya Nyamirama. Reka turebe ishoti hano ariko uyu mutaramu w'ikipe ya Nkoma atereka baro hanze. Umupira akaba ari wo guterekwa imbere y'izamu ry'ikipe ya Nyamirama. Reka turebe hano umupira ufitwe na Gikundiro kwa Daniel. Daniel atera imbere bagundagurana hano kwa Mangwende afite umupira kwa Mushinzi. Reka turebe Mushinzi ari ku ruhande rw'ibumoso, kata cross. Turebe Paul subiza inyuma, ishoti nkebazi karaga hariya santire kwa Paul gundagurana ariko bavuga bati umupira ni uwo guterekwa imbere y'izamu ry'ikipe ya Nkoma. Ibintu bitoroshye n'aka na gato, mu by'ukuri ibintu bitoroshye n'aka na gato. Nkoma badegaje umupira ariko ujya hanze, Gikundiro ajya kurengura umupira. Reka turebe sasa hano arengura kwa Mangwende tera baro ndende ku mutwe Paul, katurebe ariko umupira ujya hanze. Umusifuzi avuga ati ni koroneri. Reka turebe ko na ikipe ya Nyamirama igiye kuzamurwa n'umutaramu witwa Paul Ekei ataka Paul akaba agiye kuzamura iyi kona. Reka turebe ese birarangira bite. Tubabwira ko iyi match yari ikomeye cyane mu by'ukuri. Iyi match yari ikomeye aho ku mpande zombi bahatanaga rwose, ibintu bitari byoroshye n'aka na gato. Reka turebe hariya kona, umusifuzi atanga uburenganzira bwo kuyikata. Reka turebe Paul ariko baro iracyarimo. Turebe biracyakomeye muri defense ya Nkoma ariko uyu mukinnyi ahitamo gukina birahendutse, kabisa. Reka turebe umupira cross biracyakomeye imbere y'izamu. Mangwende ariko abadefenseri b'ikipe ya Nkoma bakuraho umupira ugaruka muri defense kwa Kagege ariko bamurusha imbaraga. Reka turebe umusore w'ikipe ya Nkoma hariya, turebe ariko mutaramu witwa Kagege amubani bamba umupira awumukozaho urarenga. Reka turebe. Yes, ari nako mwibutsa yuko wowe turakanda subscribe hano hasi wayikanda. Reka turebe biracyakomeye ariko koci afatanyije n'umuzamu Emile bakaba bakuyeho uyu mupira. Ese mu by'ukuri iyi match irangira ite ko mbona ari intambara? Umupira no kurengurwa na hano n'uyu musore ukina kuri nimero 3 y'ikipe ya Nkoma. Arengura guruka ariko Daniel akuraho baro witwa Paul. Turebe umutaramu witwa Ndatimana arengura baro hano kwa Poteri acenga neza cyane hano ariko birangira bamukoreho pressing, umupira arawurenza. Turebe hano bavuga bati ni koroneri kabisa. Ese iragenda ite iyi koroneri? Ikata ariko Paul akuraho baro, subira kwa Mushinzi ariko Mushinzi bamurusha imbaraga. Biracyakomeye kwa Gikundiro tanga kwa Mangwende. Reka turebe ariko umutaramu w'ikipe ya Nkoma akaba akuyeho baro hano, akaba ari kurengurwa n'ikipe ya Nyamirama. Gikundiro ariko bapfusha baro ubusa.
barusha baro ubusa, ahubwo bavuga bati mwebwe mwakoze amakosa abataramu b'ikipe ya Nyamirama. Ese iyi match irarangira ite? Ni ibyo gutegereza tukareba. Turebe Mutaramu wa Ngoma atera yo baro imbere, gonga Kagege n'umutwe, subira kwa Mushinzi, ariko abataramu b'ikipe ya Ngoma mubona ko ari barebare. Mutaramu witwa Kababa atera baro imbere, ayihuye umwataka wabo nimero 9, ariko ntiyayibyaza umusaruro. Mwebaza avuga bati reka mpanure ndebe ko bampa umupira hano. Aturebe kipa degajeho baro imbere kwa Mangwenda, ariko bakaba bamurusha icyo bita imbaraga. Mushinzi hariya yarakoze agashya. Mushinzi hariya yinjiranye abantu, ariko ntibashije kumukundira umupira ukaba ugiye muri koroneri. Reka turebe hano koroneri igiye guterwa n'uyu Mutaramu witwa Gikundiro. Turebe hano kwa Gikundiro, akaba agiye ayikase umutwe, ariko biracyakomeye. Ariko umupira ukaba ufashwe n'umuzamu w'ikipe ya Ngoma. Turebe hano, mu by'ukuri ibintu bitoroshye n'aka na gato, mukanya nakubwiraga yuko wowe utarakanda subscribe wayikanda, ugakanda na like kugira ngo tujye tubana neza muri iyi mipira ndetse n'amakuru y'imikino abagiye atandukanye kandi agezweho. Ari nako dusuhuza perezida w'ikipe yacu Makuza, muganga ndetse n'abandi bayobozi bahagarariye ikipe ya Ngoma ya Nyamirama. Reka turebe hano umupira kwa Mwebaze aconga baro kwa Paul acenga 1 2 3, ariko Mutaramu wa Ngoma agarura baro hano. Reka turebe Shema byigana n'umuntu byigana, ariko Daniel akuraho umupira. Turebe baro hano, turebe baro Shema akuraho, ariko Mwebaze mbona bamukubita utuntu two mu matwi. Ese iyi kipe ya Ngoma ko mbona ikina nabi, bimeze bite? Harabura iki? Reka turebe kabisa. Turebe hariya kwa Mushinzi isubiza inyuma kwa Gikundiro kata, ariko arahindura kwa Mushinzi. Katurebe ari wenyine, ariko ikipe ya Ngoma ihitamo gukina birahendutse hano. Umupira ukaba ari kurengurwa n'ikipe ya Nyamirama. Reka turebe rengura baro, kina neza, ariko ahitamo kurenza umupira. Reka turebe kwa Daniel kata pass kwa Mangwende, ariko dore umupira rwose utari ufite imbaraga. Turebe birugaruka hano kwa Kababa atanga pasi, ariko ikaba umupira ugarutse ku basore b'ikipe ya Nyamirama. Turebe Gikundiro mu by'ukuri yagize match nziza. Turebe kwa Mushinzi, ariko bavuga bati ikona, iriya ni kona. Umusifuzi asanze avuga ati umupira ni uwo guterekwa imbere y'izamu.
reka turebe Ngoma bagiye kudegaja hano imbere kuri nimero 3 wabo, degaja gonga n'umutwe ariko bakaba bagundagurana hano kwa Shema. Turebe umupira usubira ari imbere kwa Mangwende kwa Poteri ariko aranyerera, atakros ariko Bushinzi aragwa. Abasore b'ikipe ya Ngoma bakuraho baro mu Gikundiro, cyafite umupira. Mu by'ukuri Gikundiro yagize match nziza mu by'ukuri. Gikundiro kata ashatse gushota ariko agatera agashoti gatoya cyane. Turebe coach afite umupira ariko atera umupira hariya bari abadefenseur b'ikipe ya Ngoma. Gikundiro agaruka ku mutwe. Reka turebe ibintu bitoroshye na gato, bitoroshye na gato. Reka turebe hano ufitwe na Daniel atanga passe kwa Mangwende ariko Mangwende agifite umupira. Reka turebe ariko yirengereza umupira. What the fault Mangwende, amakosa rwose, kosa akomeye cyane abakozi yo kurenza umupira. Reka turebe kufura nziza igiye guterwa na Kapiteni Shema. Akaba agiye kwigaragaza hano kuri kufura neza cyane. Ese biragenda bite? Turebe Kapiteni Shema, umusifuzi atera intambwe hariya. Reka turebe Shema arayikase, ovio umupira ukaba ugiye hanze. Ukaba ari uwo guterekwa imbere y'izamu ry'ikipe ya Ngoma. Reka turebe tanga umupira hano kuri nimero 3 ariko uyu mutaramu w'ikipe ya Ngoma akaba afashe umupira bishaka. Kosa rikomeye cyane mu by'ukuri, rikozwe n'uyu mutaramu witwa mutaramu wa Ngoma. Turebe Kapiteni Shema akaba agiye kudegajayo iyi baro cyangwa se akaba agiye gutera ikufura. Turebe bita Shema akaba ahagaze ku mupira. Turebe Shema, Ngoma yasimbuzaga hariya akaba agiye muri uyu mutipe atanga burasari nk'ikimenyetso cyo kubaha Kapiteni uvuyemo. Katurebe ikase gonga n'umutwe. Katurebe koce kina ariko biranga. Turebe hano umupira ukaba urengejwe n'abasore b'ikipe ya Ngoma, bakaba birengereje. Turemye baza ariko agerageza gukora umupira biranga. Bati Ngoma mwebwe murimo murakora amakosa. Akaba ari kufura ikipe ya Nyamirama. Degaje yo bari imbere. Turebe hano
Yes, tubibutsa yuko iyi match mu by'ukuri kugera aha byari ibitego 5-0 kuri Gikundiro, ariko protection byinjwe Gikundiro akaba protege Mutaramu witwa Kababa kugeza aho arengera umupira ku giti cye ubwe. Reka turebe Emile degaje baro kwa Gikundiro usubiza kwa afite umupira kwa Gikundiro usubiza kwa Daniel tanga baro ariya, ariko akaba kimwe nabe kajya asunikana hariya, ariko umusifuzi avuga ati ntabyo nabonye arasanga. Turebe hariya bayigundagura na Daniel sunika baro kwa Gikundiro, ariko uwo mupira ugarurwa na Ngoma. Turebe Ngoma batera umupira hanze, bavuga bati mwebwe mwarengeje umupira hariya. Umupira no guterekwa imbere y'izamu ry'ikipe ya Nyamirama. Turebe Emile degajeyo gonga n'umutwe Ngoma, gonga n'umutwe koci. Turebe hano hagati kwa Mushinzi, ishota pato. Ikipe ya Nyamirama yari izamukanye umupira hariya kwa Mushinzi areba Paul uko ahagaze. Paul nawe areba Mushinzi nanone asubiza kwa Mawende ateye ishoti rikubita ipoto. Yes, akaba ari nako rero match yaje kuba igenda aho byarangiye ikipe ya Nyamirama itsinze ibitego 6-0. Ikipe Kature coach, ariko umupira ugarurwa n'abasore b'ikipe ya Ngoma. Yes, akaba ari uko match yarangiye rero, ibitego byari 6-0 aho match yaberaga hano ku kibuga cya Nyamirama. Ukomeze mugire ibihe byiza.